Abakunzi b'Intare Official muraho murakomeye, ikambasuze mbifuze gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Muraho murakomeye, Imana ibahe umugisha, mugira Imana n'amafaranga. Ahangaha rero twabyutse turi kuza muri Sarongo n'ubundi ni kuri uyu wa gatandatu. Reka maze nakwifuriza abadivatiste b'umunsi wa karindwi kugira isabato nziza. Abari muri weekend namwe mugire weekend nziza. Muraho murakomeye, kubwe neza. Ahangaha ni mu mujyi wa Goma n'ubundi mubona ko umujyi wa Goma umaze kuba umujyi w'icyerekezo, umujyi uteye neza rwose murabibona. Ahangaha ni muri Rompo Cugudu. Twagira ngo inze mbahereza amakuru n'ubundi, amakuru agezweho, amakuru mutasanga ahandi, amakuru y'umwimerere uko byitwaye nuko bimeze muri aka kanya ahangaha mu mujyi wa Goma. Ibintu ni byoroshye rero, umujyi wa Goma byaramutse neza, ariko mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi ahangaha mu mujyi wa Goma n'ubundi, ndetse muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Walikale, ibintu n'ubundi bikomeje gukomera. Muri teritwari ya Walungu, muri teritwari ya Mwenga, muri teritwari ya Karehe, muri teritwari ya Fizi, muri teritwari ya Uvira, naho ibintu birakomeye n'ubundi, ubona ko ibintu bitoroshye bakunzi b'Intare Official. Imirwano ma 23 n'ubundi ikomeje gukora agashya, n'ubundi ubona ko ari agashya twavuga ko ibintu bitoroshye n'ubundi, kuko ikomeje gukubita inshuro abarwanyi baza Wazalendo, abarwanyi ba FRDC, abarwanyi ba FDNB n'abandi bagiye batandukanye mu bice byinshi bya teritware tubona. Ahangaha n'ubundi nk'uko mbibabwira abakunzi bacu, ahangaha ni muri ya rompo n'ubundi mbabwira rompo ya BDG. Ahangaha murabibona neza rwose uko bimeze, ni rompo murayizi cyane. Ariko mbere ya byose reka manze nabahereza amakuru ya update. Muri iki gitondo n'ubundi intare za Sarambwe zibashije gukubita inshuro abarwanyi ba Wazalendo muri kiriya gice cya hariya muri teritware ya Rucuro, muri sheferi ya Bwito, muri groupema ya Bambo, hariya muri centre ya Gatsiro, ndetse no muri ya shyamba rya Jitene. Intare za Sarambwe zikoze ibintu bidasanzwe, kuko zibakubise inshuro rwose zirabarembya. Abarwanyi bagera mu 8 bahasiga ubuzima. Ni nyuma yaho hari abarwanyi bo muri za Wazalendo bari muri CMC yo kwa Dominique Ndaruhutse, bari bagiye kwiba imiti muri centre de santé ya Bukombo ya Musheberi, ni muri zone de santé ya Birambizo. Yes, hari na paruwase n'ubundi ya Birambiza, abantu barayizi. Ubona ko za Wazalendo n'ubundi zari zikomeje gukora bya bikorwa byabo n'ubundi byo guhungabanya umutekano n'ubundi w'abaturage, ariko nk'uko mubibona n'ubundi ma 23 yagerageje kubirwanya n'ubundi gizute yivuye inyuma. Abenshi bahasize ubuzima, abandi baranakomereka n'ubundi mu buryo ubona budasanzwe. Ibyo mabwira rero mwabakunzi b'Intare Official mwe, ibintu ntabwo byari byoroshye hariya, kuko n'abarwanyi bavuga ko bari baturutse kwa General Dominique Ndaruhutse, n'umwe mu barwanyi n'ubundi barwanira muri kiriya gice, ariko ubona yuko abo barwanyi barwanira muri kiriya gice n'ubundi bibasira cyane abaturage. Bageze muri ya bitaro nk'uko twabivuze, baraviyora, ariko muri kwa kuviyora abana b'abakobwa bo baviyoye ntabwo byabahiriye, byabateye umwaku. Reka nongere mbigaruke uko byabateye umwaku rwose, ubona ko bitigeze bibahira. Abakoze ibyo bikorwa n'ubundi byo kuviyora, byo kugira nabi abo bana b'abakobwa basanze hariya mu bitaro bya hariya, abo ngabo bivuga ko ari na bamwe mu bapfuye n'ubundi, barasiwe hariya za Gatsiro. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo abo bakoze ibyo bikorwa n'ubundi ni nabo n'ubundi barasiwe hariya muri kiriya gice cya za Gatsiro uri kwerekera mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi. Ni ukuvuga ngo ni operation yateguwe na 23, ariko bamaze gutegura iyo operation n'ubundi baje baturuka muri kiriya gice cya za Mwiso, barazamuka baca kuri kiriya kiraro n'ubundi cya Jitene. Kiriya kiraro barazamuka bagera hejuru n'ubundi babasha kujya kubatega, barabarasa n'ubundi barabica. Ntabwo byashiriye aho ngaho. Murabizi ko uriya General Dominique Ndaruhutse n'ubundi afatanyije na mugenzi we, kuko we afatanya na FDR cyane, kuko niwe ubana na bari aba FDR, harimo bari abo bari hariya kwa Bagiyome, niwe ubana n'abitwa ba Kofi,
nibo bana n'abandi bagiye batandukanye n'ubundi hariya bagenda bagahungabanya umutekano w'abaturage kandi bakica n'abaturage. Hakozwe operation n'ubundi M23 yavuze ati muri kiriya gice kiri hariya hafi ya za Gihondo, M23 itegura operation n'ubundi yo kujya kwihaniza ziriya za wazalendo za hariya. Gendane neza, izo za wazalendo agiye kwihaniza zirimo na ZFD n'ubundi nazo ziri hariya. Yabihanije kandi byatanze solution kuko byatanze umusaruro n'ubundi ugaragara n'ubundi bakunze ibintare official. Reka twigire n'ubundi muri kiriya gice cy'ahantu bita Zanzibira. Nzibira n'ubundi ubona ko imirwano n'ubundi ntabwo yoroshye, ikomeje kuba imirwano n'ubundi ubona ko M23 none yamaze gufata decision zo gufunga umuhanda uturutse hariya muri territoire ya Shabunda. Ariko kiriya gice n'ubundi twavuga territoire ya Shabunda niyo igiga ahantu umupaka na territoire donc na province ya Maniema. Nuko ngo hariho wazalendo benshi baturuka hariya muri Maniema bakaza gutanga renfort, twagiye tubabona mu buryo bugiye butandukanye, bakaza gutanga renfort hariya muri Maniema, sibyo? Bavuye muri Maniema bakaza muri Sud Kivu bavuga ko M23 itazageramo. Ariko noneho haza kubonekamo ikindi kibazo. Icyo kibazo navuga ni ikibazo cya za wazalendo zari ziri kurekrama, ziri kuvuga ziti guverinoma ya Kinshasa itumariye abantu, iri gufata abantu b'abaswahilofone ikabica, abantu bavuga igiswahili, baba abajenerali bavuga igiswahili n'abandi bagiye batandukanye bari hariya muri Kinshasa n'ubundi bakicwa, abajenerali abakoloneli bagafungwa, ndetse baza no gufata uriya mugabo wabaye ministre wa budget ubu ngubu yaranahunze, ndumva nibagiwe n'amazina ye. Bamwe bavuga ngo yagiye ngo mu Bubiligi, abandi ngo yagiye muri Kenya, abandi ngo yagiye muri Amerika. Bo ibyo byose ni ukuvuga ngo niba abasohorofone n'ubundi bakomeza kwibasirwa na guverinoma yande na guverinoma ya Kinshasa. Bari abo muri Maniema bakavuga bati guverinoma ya Kinshasa n'ubundi gukomeza kutwibasira ntabwo ibintu tuzakomeza kubyihanganira, sibyo? Baragenda bariretira bisubirira muri Maniema baravuga ati ntabwo turakomeza gufasha uno muginga, ntabwo turakomeza kumufasha mu nsheri. Ariko intare za Saramwe ziravuga baziti abajenerali ba hano muri Shabunda bararahiye bavuga ko twebwe tutazigera tugera muri Shabunda, reka tubereke. Baraza bafata groupement ya Mulamba, baraza bafata ari ahantu bita za Kaniora, sibyo? Kaniora iragenda irafatwa, icyo ni icya mbere. Baraza tena barongera bajya gufata, bamaze gufata Kaniora barambuka bafata Nzibira. Nzibira rero hari umugezi n'ubundi twavuga urimo uhatandukanye na Shabunda, kuko ariya kugira ngo ngire Shabunda uvuye hariya za Kaniora hari harimo amabariyeri agera nko muri 30 ya za wazalendo na FARDC ndetse n'abarundi. Agiye mubona imirambo yavuye hariya, uburyo imwe yacitse amaguru, nabonaga hari nk'abantu ugasanga bamunashe nk'amasasa agera nko muri 50. Muzalendo rwose bamutobaguye guhera ku maboko, amaguru bakamutobura, ukabona bamugize akayunguruzo. Byo mwagiye mubyibonera. Ikigaragara nuko nta mbaraga bari bafite. Aba FARDC nabo ibyo byababayeho, s'il vous plaît. Na FARDC nabo byababayeho, nabo bagiye baratobagurwa bararaswa ku buryo ubona sinzi ko ndabona uburyo bushimishije. Je navuga ko ari n'uburyo bubabaje kuko bari yana abakongomani ntabwo ari FDL. Buretse ko na FDL zirimo, abarundi nabo barimo. Murabyumva tugendane neza, abarundi nabo barimo. Ubona yuko nabo bapfuye, s'il vous plaît, nabo bapfuye benshi. Ubona ko harimo n'abasirikari benshi baguye hariya bari bambaye uniform z'u Burundi. Aha, abona ko ari ibintu bitari byoroshye. Ariko se ari amamoto ko ari menshi nayibikira, ubona amamoto menshi umuntu atapfa kumenya ngo na amamoto y'ibiki niba bari muri hari ahantu se imeze gute. Katuraza turebe. Ariko ni ibisanzwe n'ubundi hano, ibiraba ari ibisanzwe n'ubundi, ni ibintu bisanzwe kandi bigomba kubaho. Ni mu mujyi n'amaropo nayo abafite ibyayo. Hano rero intare za Sarambwe zirazivuga ziti twebwe n'intare abaliberateri, abarevolutionnaire, dushaka impinduka. Ikintu cyo twakora kimwe nuko tugomba gufunga amayira yose, amayira aturutse Maniema, amayira aturutse Kalemi, ashobora guturuka Ramforo hose tukagenda tukahafunga kugira ngo umwanzi atazabona aho yinjirira aje kutumenasa no kutugabaho ibitero. Ikintu tucyumvikana.
ni ukuvuga ngo ziriya nzira zose rero niho bagiye gufunga ariya za Nzibira haguye benshi, Kaniyona haguye benshi, amadiferensi yatwitswe nubwo guverinoma ya Kinshasa ivuga ati ngo M23 iri gukoresha drone za kamikazi, sibyo? Drone za kamikazi njye ntabwo njya kuzibashinja kuko n'ubundi M23 yafashe na Sokoyi, yafashe n'izindi rekobuteri n'ubundi iyo bita ziriya rekobuteri n'ubundi z'intambara yarazifashe, murabizi, yazifatiye hano mu mujyi wa Goma, murabizi ko zihari. Ibyo ntabwo ari byo umuntu yakwirwa ajya kuvugaho kuko byo ibyahafatiwe byo ni byinshi, n'ubundi ubona yuko n'ubundi bizakomeza gufatwa abakristo bavandimwe bene data, nshuti z'intare za Sarambwe, nshuti z'intare official, murabizi ko gufata ibikoresho byo M23 yarabifashe. Hari n'ibyo tutazi, hari n'ibyo tutari twabonaho kuko byo ni byinshi, n'ubundi ubona yuko izakomeza n'ubundi kubifata kuko hari ibyo yafatiye hariya muri za Ntamugenga, izo yafatiye hariya za Nuza za Rumangabo, ibyo yafatiye muri ya kamilitaire imwe yabaga hariya muri za kamilitaire yari hafi ya za Kayini, murabizi hafatiwe ibikoresho byinshi. Ndabona abantu ari abakarate, none umunsi mukuru wa karate se ni umunsi mukuru w'iki? Mbona abakarateka benshi, nibyo nabonaga abantu bambaye imyenda y'umweru, ariko drone iranyereka ko ari abakarate, n'ubundi ubona ko ari abantu b'abakarateka. Reka nereke abakunzi b'Intare official wenda uko byitwaye, wenda muraza kubabona abo bantu mbona murababona ku mamoto, n'ubundi murababona ku mamoto, amamoto menshi, amamoto menshi, n'ubundi abona ko mubabona, murababona wenda abakunzi b'Intare official, murababona ayo mamoto uburyo agenda aza, ariko urabona ko inyuma yabo hari n'abandi bantu n'ubundi bambaye ibirenge, murabibona rwose, bagenda bafite igikamyo bazunguruka rwose, ubona ko manza ari umunsi mukuru w'abakarateka. Reka twikomereze n'ubundi ku bijyanye n'amapambano, uburyo intare za Sarambwe zamaze gupanga, ziravuga ati kugira ngo dufate ibice bigiye bitandukanye, n'ubundi nuko dufata biriya bice n'ubundi ubona ko za Wazalendo n'ubundi cyangwa baje gutanga ramforo bashoboraga kuba baturukamo, n'ubundi ibyo nibyo bigomba kuba cible, bigomba gufatwa bwa mbere, n'ubundi bakaza bakavuga bati kuva dufite hariya muri chaîne de montagne ya Mitumba, tugomba gukora ibishoboka byose, n'ubundi twamara gukora ibishoboka byose tukiyaranja, n'ubundi twamara kwiyaranja tugafunga inzira zigiye zitandukanye. Gusa abakunzi b'Intare official, ndabona hari umuvandimwe w'umukarateka yari maître muri karate, wenda ntabwo nari nabasobanuriye kuko nanjye niho nsa naho ndi kubisobanukirwa muri aka kanya, murabareba. Hari umuvandimwe w'umukarateka n'ubundi wapfuye, ni maître muri karate. Uno munsi niwo munsi agomba gushingurirwaho, ni nawo munsi n'ubundi ubona yuko abantu benshi baje n'ubundi kugira ngo bagire ute babashe kwa sister. Donc uno munsi niwe wo gushingurwa, n'ubundi wenda reka mbibereke. Urabona ko tuvuga ngo ni live, ibintu biri kubera hano muri uno mujyi wa Goma, n'ubundi ni live. Shaka kugira ngo nabyo wenda mubiboneho. Ni wa muvandimwe n'ubundi ni umukarate wabashije gupfa, ubona yuko rwose ari guherekezwa. Nabyo wenda reka tubibereke hano muri, wenda ndabona hano turi, ndabona nkomeze n'ubundi kuko njye wenda ibintu babwira ko ari live, ibintu ni live. Urabona abantu ni benshi, abakarate ni benshi, abasaza ni benshi, abantu bagiye batandukanye, n'ubundi nabo urabona ko ari benshi hano, ku buryo ubona yuko rwose bagiye kumushingura kandi ashingurwa mu cyubahiro, ko nabivuga. Murababona abantu ni benshi, murabona ya sare ya BDG yakorerwagamo amanama, amakonferanse, urayibona iyo, ariko noneho murabona ko baracyakomeje n'ubundi bagenda bagiye gushingura uriya muvandimwe, n'ubundi
icyo navuga n'ubundi nari nkomeje n'ubundi navugaga wenda tutitaye kuri ibi byo gushyingura, kuko ibi byo ni ibisanzwe n'ubundi abantu twararemwe turapfa turiho, ariko igihe kiragira tugataha, natwe n'ubundi tuzataha n'ubundi. Ibyo byo navuga ko ari n'ibisanzwe n'ubundi, kuko wenda abantu murareba iriya modoka n'ubundi niyo ishobora kuba itwaye umurambo wiwe. Urabona ko imodoka ni nyinshi zo zimuherekeje. Reka nkomeze n'ubundi wenda mvuge ku bijyanye n'uburyo M23 iri gufunga biriya bice bigiye bitandukanye, kuko yari hejuru muri za Walungu, muri za Fizi, muri za Maniema, mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi, ariko cyane cyane hariya muri teritwari ya Uvira na teritwari ya Fizi hari uburyo strategy M23 yamaze gufata kugira ngo Uvira ibe tombe. Buriya Uvira kugira ngo ibe tombe, suko Uvira izaba tombe, ibe tombe imaze, donc Uvira ibe tombe kubera ko kiriya gice kikirimo. Igice cyacu kuvuga ni ikihe kugira ngo mucyumve neza? Ndavuga kiriya gice cya hariya muri za Baraka. Kiriya gice cya Baraka ni igice ubona ko baturutse hejuru mu misozi M23, ubona yuko kiriya gice kigomba gufatwa, cyamara gufatwa hariya za Baraka, noneho hagasigara nta nzira Wazalendo, FDNB na FARDC bafite yo kuba babasha kugira ngo binjire, yabasha kugira ngo bahunge bari kwerekera muri Maniema. Ukabona ko M23 ari byo yapanze hariya, bafande Gakufe, bafande Sematama n'abandi bapanga kugira ngo kiriya gice bazamanze bagifate. Nibamara kugifata n'ubundi kiriya gice bazaba bamaze kubafungira hariya, babasigiye Lake Tanganyika, bakabasigira no kwinjira mu Burundi gusa. Uvira bo bazagenda bivanamo bari kwinjira muri Tanganyika. Sinzi ko mubyumva neza bakunze ibintare official, ndumva ko mubyumva neza. Nuko ngo bazajya noneho bivanamo bari kwijyana muri Tanganyika. Ntago bazijyana muri Tanganyika, ahubwo bazijyana mu Burundi, kuko niko gace bazaba basigaranye n'ubundi. Agiraga ngo mbereke uriya mukarate n'ubundi wabashije kwitaba Imana, gusa naruhukire mu mahoro. Reka twigire muri kiriya gice n'ubundi cya hano muri za Gasheberi, n'ubundi ni muri Warikare, ni muri Sheferi wa Nyanga. Ubona ko naho n'ubundi imirwano itoroshye hariya za Gasheberi. N'ubundi M23 yongeye gukora ibintu bidasanzwe hariya, itwitse izindi defense hariya muri Warikare. Murabyumva? Twitse izindi defense hariya muri Warikare. Kumva ko M23 iri gutwika defense za hariya muri Warikare, igatwika defense za hariya muri za Walungu, igatwika defense za hariya muri Nuza, muri za Fizi, igatwika defense hariya muri za hafi na hariya muri kwerekera muri za Shabunda. Urabona ko ari ibintu navuga bidasanzwe n'ubundi, ubona ko ari ibintu by'umugisha kuri M23, ibikorwa byiri gukora byo gukubita inshuro Wazalendo, zo kubabiza rwose no kubagirira nabi bakunze ibintare official. Urabona ko uno mujyi wa Goma rwose ni umujyi navuga umujyi umeze neza, ariko hari abantu muzi hariya kuri Mogoma ndayikurura se, murayibona se? Mogoma ndayikurura, murayibona iri kure, ariko abantu barayibona, uko uvuye hano muri BDG na Mogoma ntabwo ari kure cyane, ni ahantu hatari kure cyane. Ubona yuko intare zasarambwe n'ubundi mu bikorwa byazo zishaka kugira ngo uriya mujyi wa Uvira bawubuze amayira. Mwibuke hano umujyi wa Goma kugira ngo ufatwe bakunze ibintare official. Umujyi wa Goma uvuye Rucuro hari hafunze, uvuye Masisi Kichanga hari hafunze, uvuye Masisi centre uzarubaya hari za Mushaki hari hafunzwe, ukaza uvuye Minova hari hafunzwe. Noneho abari basigaranye kari agace ka Sake iraho tugendane, bagasigarana kugera hari hejuru uri kwerekera hari hejuru muri za Muja, niyo ruguru za Kanyarucinya, ariko noneho basigarana umujyi gusa. Ahangaha rero bishobora kuzaba nk'uko byabaye n'ubundi
uno mujyi wa Goma ujya gufatwa hariya, ndavuga cyane hano muri Uvira, naho ukazajya kwibona ukazabona ko umujyi n'ubundi ufatwa uriya mujyi wa Uvira, naho baragiye bagafunga ziriya nzira zose bakagenda bakazifunga, bamara kuzifunga bakazifunga uturutse Plaine de Ruzizi, uturutse hejuru muri chaîne de montagne ya Mitumba, ukaza uturutse Baraka, noneho bakabasigira Lake Tanganyika, bakabasigira n'u Burundi. Noneho twaba turi kugendana ugasanga ko n'ubundi ari byo bya bindi n'ubundi babasigiye u Rwanda, babasigira na Lake Kivu, ariko Lake Kivu no babahereza amasaha yo kuba bagize ute, yo kuba bamaze kwikuramo, bahereza amasaha atageze muri 48. Barababwira ati ushaka kugira ngo arokoke najye muri Ntuzi, najye hano muri Stade de l'Unité, ushaka kugira ngo abeho najye muri Stade de l'Unité. Naho noneho ukabona ko bazababwira bati ushaka kugira ngo arokoke hari aho stade iri hariya Uvira. Uvira nabo bafite stade, maze nabo bafite stade yitwa Stade de l'Unité, no stade atari stade, ni Stade de l'Unité hari. Bazabwira ati namwe mugende mujye muri stade, iko bazababwira juste enda mujye muri stade, cyangwa mukomeze mwigire mu Burundi, kuko n'ubundi bikorwa mukora mubikorana n'u Burundi, sibyo? Ugende mujye mu Burundi kuko nta n'inzira bazaba bafite yo kwambuka muri Tanganyika, kuko Tanganyika ifite longueur, ariko ifite longueur ariko ntigira largeur. Bivuga ngo ubwato bwabasha kwinjiramo ngo buri gutwara kuri abo ngabo direct bugahita buraswa. Bakuzi b'Intare official rero, amakuru yacu nakagaruka, ariko tubafite amakuru turi kubashakira ngo tumenye hariya muri za Bufamando, tumenye Ufamando, tumenye Ufamando ya mbere, Ufamando ya kabiri, tumenye Nyamaboko ya mbere, Nyamaboko ya kabiri, hariya ni muri Gatoyi, tumenye ngo hafi ya za Nyabyondo ziri APSLS zo zimerewe gute, nyuma yaho baje kwiba hariya muri za Karembe bakasiga ubuzima, abandi bari bakoze ibikorwa byo kuvyora hariya muri Rucuro nabo bakaza kwicwa na mama 23. Ubu ngubu noneho umwuka umeze ute hariya, kugira ngo tumenye ngo umwuka umeze ute. Wazalendo se, kuko hari amakuru n'ubundi aturuka hariya za Karembe avuga ko Wazalendo bari kuza ari benshi kwiripotinga muri mama 23. Andi makuru nayo akaza n'ubundi ari guturuka muri Rucuro, ko hari abandi Wazalendo n'ubundi ariko bazagihondo bakaza kwiripotinga kuri mama 23 hariya muri za Nyanza. Twagiye tubibona ubice bigiye bitandukanye, yaba hariya muri za Ntuza, muri za Nyamaboko ya mbere, Nyamaboko ya kabiri, no muri kiriya gice cya Zaria za Ntuza za Kibabi, iyo hepfo hose n'ubundi wabonaga ko banazaga n'ubundi bakaza kwiripotinga kuri mama 23. Ubona yuko rwose ibyabo byari bisa naho bimaze kubakomerana, no bakavuga ati nta yandi amahitamo dufite nayo kugira ute, nayo kugira ngo tujye muri mama 23, kuko nabundi buhungiro. Ubu ngubu n'ubundi bakaba bakomeje kuza n'ubundi ari benshi bakomeza kwiripotinga kuri mama 23. Bakunzi b'Intare official rero, mukore subscribe tubagezeho amakuru y'umwimerere. Ndashaka kugira ngo ninjire ubice bijya bitandukanye n'ubundi byagiye bireberamo imirwano, ari biriya bice bya Masisi, Rucuro, Karehe n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, kugira ngo tubereke ati hano hantu habereye ibi n'ibi. Wenda sinzi ko mubona hano BDG, murabona ino BDG, murabona iriya BDG, reka tuyikurure, murayibona iriya ni sare yo ngo niba ari assemble yazagamo assemble, sibyo? Murayibona iriya sare ubu ngubu abantu baravuga ko iriya sare bamaze kwiyitirira Fande General Emmanuel Sultani Makenga, sibyo? Hano murabona ko nubwo intambara yabayeho, ariko noneho ibintu bijyanye n'inyubako ko zikomeza kuzamuka. Murabona iyo nyubako itandukanye n'ino nyubako muri kubona ahangaha. Hano naho murahabona indi nyubako, urabona ko hari inyubako nyinshi. Ugiye ari hakurya n'ubundi, ino niho bitaga ku poste, aha mubona kino kizu niho bitaga ku poste. Ugiye hari urabona ibindi bizu, wakomeza gutya umanutse donc. Reka wenda mbereke hano harimo imihanda 1 2 3 4 5
6. Kwereka wenda basangize nyino rompwe kamasangize ino rompwe uko uburyo iteye, ino rompwe uburyo iteye. Yuturutse hano ahangaha mubona, ahangaha ubuturutse ahari kuri parike, hari aho bita ku cercle sportif, hariho rompwe iriyo za cercle sportif, ukaza indi rompwe iri ahangaha, iyi rompwe iri ahangaha, ino mihanda iri ahangaha. Iyi mihanda niyo imanutse igiye ku lac, ikamanuka ikagera ku Serena Hotel, ku Serena Hotel. Iyi mihanda iri ahangaha, iyi ngiyi murayibona, iyi ngiyi iyi ngiyi murayibona, iyi ni imanutse ku Saint Esprit ikamanuka iri kwinjira ku Grande Barriere, iri kujyaho kubita ku VIP no kuri Ihusi Hotel. Indi mihanda n'ubundi iri ahangaha, kanayo wenda ndaje nyibereke. Ino rompwe nini, rompwe ifite ihuriro n'imihanda myinshi, nayo rompwe nini iri muri uno mujyi wa Goma kuko ifite nka hectare irenga. Uraraba no muhanda n'ubundi, uyu nguyu no muhanda werekera sinzi ko mubona, uriya niyo werekeye muri quartier Mapendo. Utanditse hirya hariho hotel bita Bassin du Congo, ku Bassin du Congo hakaza uyu, urawubona, urabonekana, hakaza uriya no muhanda n'uzamukitse ugiye mu Birere, rompwe Birere, hakaza noneho uyu nguyu murawubona, uyu nguyu ni wa muhanda n'ubundi uturutse muri rompwe Cukudu. Bakunze b'Intare Official rero, wabereka ibyiza bya hano muri Goma, amasaha yashira n'iminsi yashira, ikigaragara nuko uno ni umujyi ville touristique, umujyi w'ibyiza, umujyi utagira ibibazo. Murakoze, reka tubifurize gukomeza kugira Imana n'amafaranga, kandi mukore subscribe atari bakora subscribe hano kuri Anda TV, ku Intare Official,